Amen. Mwamini bunyikiriza cyangwa n'undi wese yanyikiriza kugira ngo menye ko turi kumwe. Haleluya. Amen, amen. Nari mvuze ngo hashimwe Imana yaduhaye Kristo watubereye igitambo, kaba igitambo cy'ibyaha byanjye nawe. Haleluya. Amen. Abo muri studio turabashimiye cyane, bahabwa umugisha n'Imana. Imana ibaha umugisha kubw'indirimbo nziza badushyiriyeho. Abantu bajya baza wenda batinze kubw'impamvu wenda zitandukanye bahomba izi ndirimbo. Jewe buriya njya nkunda indirimbo cyane, niyo mpamvu njya nzinduka iyo ntumvise indirimbo, cyane ko nzi ko badushyiriraho indirimbo nyinshi kandi dukunda. Nicyo gituma njya nzinduka, mba nshaka kugira ngo numve n'izi ndirimbo hatagira n'imwe ncika. Haleluya. Amen, amen. Rero ni ukuri abaririmbyi bajya bamfasha, namwe mujye mufashwa n'indirimbo, kuko indirimbo ni nziza kandi zitwinjiza ahantu mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu zijya zitwinjiza tukumva tugeze ahandi hantu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen, amen, amen. Muhabwe umugisha kabisa. None abantu baragenda baza, kuko ikiba kiduteranirije hano cya mbere ni ugusenga no kumva ijambo ry'Imana. Ni ugusenga no kumva ijambo ry'Imana, nicyo kiduhuriza hano, nta kindi. Nta zindi nama zindi tuba tuje gukorera hano, ahubwo ni ugusenga no kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima bwacu. None munyemerere mwamini, niba ufite umwanya rwose ndagira ngo utuzamurire isengesho, hanyuma Patrick, Evangeliste Patrick, nawe urahita ukurikiraho, nawe utuzamure mu isengesho. Murasengera uyu mwanya tugiye kwinjiramo, uyu mwanya dutangiye, twawinjiyemo tayari, ahubwo mu gihe umwe agiye gusenga abwira Imana ngo Mana utweze, kuko tuba twiriwe mu isi yanduye. Njyewe mba niriwe mu isi yanduye nyine. Urumva iyo umuntu ari ku rugamba, hari n'igihe wenda abantu b'abasirikare hari utuntu ngo iyo bateye wenda nk'ikibombe hajya habaho utuntu bita fragment. Isasu rishobora kutagufata ariko fragment ikagufata. Fragment ishobora kutakwica, akenshi ntabwo ikwica, barayibaga bakayikuramo. Ariko isasu ni gakeya rishobora kugukubita ukabaho. Rero murasenga. Uwa mbere mwamini ugiye gusenga abwira Imana ngo Mana, fragment Satani yaduteye azidukuremo, kubera ko uko byagenda kose imyambi y'umubi ntabwo yabura. Rero usenge ubwira Imana ngo Mana, turi imbere yawe, twebwe abageze hano n'abari buze bose, iteraniro ryose, Imana itweze twese idutunganye, kubera ko Imana ni yera kandi igomba guterana n'abantu bameze neza. Imana ishimwe. Nimvuga gutyo wenda ntuvuge ngo nciye urubanza, ngewe wenda ngiye ndivuga kuko ngewe ndiyizi, nawe ubwo urabyumva ukwawe, ariko ngewe nsabye umusada w'iryo sengero. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ngewe nsabye uwo musada, n'undi nawe ushobora kubyumva nkanjye, ubwo nyine nawe arirwanaho, ariko uwo tubwiye ngo tujye imbere adufashe uyu mwanya ni Claudine. Noneho rero Patrick nawe arakurikira abwira Imana ngo Mana, twahageze, Imana izi tuyobore, ibane natwe kugeza amateraniro tuyashoje, kandi nzi ko ibintu biri bugende neza. Umwuka w'Imana arabana natwe, imbaraga z'Imana ziragaragara. Rero karibu Claudine, utuzamure utubwirire Imana ngo Mana
ya myambo mubi yaturashe, za fragment z'umwanzi zaje zadufasheho cyangwa se zatugezemo, Imana izikuremo. Yo nta nubwo y'igibaga itagombye no gutera ikinya kandi umuntu ntababare, izidukuremo kuko irabishoboye yo kabyara. Karibu Claudine, nusoza Patrick nawe aratuzamura mu isengesho. Imana ibahe umugisha. Karibu. Uwiteka, ye Uwiteka, kuguhungiraho bigira umumaro. Ye Uwiteka, ye Uwiteka, kuguhungiraho bigira umumaro. Amen. Ye Uwiteka, ye Uwiteka, kuguhungiraho bigira umumaro. Ye Uwiteka, ye Uwiteka, kuguhungiraho bigira umumaro. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari, uri Data wa twese mwiza, uri ibyiringiro bidakoze isoni. Turagushimiye nanone, tugushimiye imbabazi zawe utugirira, tugushimiye Mwami Yesu uburinzi bukomeye, tugushimiye imirimo y'amaboko yawe, nuhabwe icyubahiro. Uraduhamagaye Kristo, bamwe ku mugoroba abandi mu isaha bahagazemo, izina rifite imbaraga n'ubutwari. Duciye bugufi muri uyu mwanya, utubabare utwejeshe amazi n'amaraso. Twakoze byinshi ntitwashyikira ibyiza bwawe, twavuye mu isezerano, twarebye hanze, twarebye ahadakwiye kurebwa, ingingo zacu zakoze ibyaha. Muri uyu mwanya twemeye ibyaha byacu, utwemerere Kristo, utugirire ibambe n'imbabazi. Ibyaha byacu byongere bitwikirwe mu izina rya Yesu Kristo. Utwejeshe amazi n'amaraso, wagiye gutuma umugaragu wawe Yesaya, urabanza wohereza abakerubi, barabanza baramweza, baramutunganya. Arangije bituma mu murimo wawe Uwiteka Nyiringabo. Natwe nguku niko tuje twambaye ubusa, dukeneye kwambikwa nawe Kristo. Turakwinginze cyane kugira ngo Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, ubanze utubabarire cyane. Weze Mwami Yesu ururimi rwacu, weze ubwenge bwacu, weze ibirenge byacu, weze amaboko yacu, weze ingingo zose Mwami Yesu. Duciye bugufi, Mana, tugirire umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwanya nk'uyu Kristo mwiza, reka Mwami kuba ari twebwe, aba ari wowe ugaragara Kristo, mu izina rya Yesu. Reka uyu mwanya twambikwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakeneye, turagukeneye, turakwifuje Mwami Yesu, turagukeneye. Uze utumara inzara n'inyota, uduhembure numara kutubabarira. Mana we, uduhindurire amazina, twese twongere twibone mu bugingo, twese twongere twitwa abana mu izina rya Yesu Kristo. Mwamaze kumenya neza, Mwami Yesu, iyo dutuye muri Mbabarira, uraza ukabana natwe, ukongera ukadukuraho ibizira n'ibizinga, ukadutarura mu mpagarara, ukadukura Mwami mu bitagira umumaro, ukongera ukaturemesha isoko gusenga Daniyeli yatsindiyemo muri aya materaniro. Mwami Yesu twinjiyemo, nyemerera Data umwuka w'Imana aze kuri buri muntu wese. Ubwo dutangiriye Mana, dusengere mu kuri no mu mwuka. Twamaze kumenya ko abana bawe basengera mu kuri no mu mwuka. Abo nibo bana bawe, abo nibo baragwa ubwami, abo nibo bazagera imbere yawe, abo nibo bazahagarara badatsinzwe
mu izina rya Yesu Kristo natwe duciye bugufi utwemerere mwami utwemerere uko tuje utwemerere guhagarara hera hawe mu izina rya Yesu mwami ntitwara abo kuvuga izina ryawe twara abo gutsindwa iteka ryose kubera ko twisuzumye tugasanga twarakoze ibyaha niyo mpamvu twabyemeye muri uyu mwanya turabyemeye turatatse turakomanze mwami udukingurire Kristo ni wowe wenyine wo kutwemera kuko ari wowe wemeye ibyacu uyu munsi wongera uduturiye imitwaro mana tugende twemye Satani ageze akatwikoreza imitwaro akatwiba izamu mwami Yesu akatwereka ibishashagirana ariko turakwinginze ngo dukuriye imitwaro mwami turaya materaniro mana data wa twese tunezeze umutima wawe twongere tunyeganyeze intebe y'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo turengere twebwe twese abaremye aya materaniro nabifuza kuyarema nabifuza izina ryawe abo bose ndabasengeye mpagaze mu kwizera mpagaze muri iri teraniro ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo ngo wongere uturebe ijisho ryiza imbere yawe ndabizi ko nta muntu uhapfira imbere yawe turahakirira imbere yawe tuhanywera amazi meza imbere yawe Kristo ubugingo turongera tukabubona mu izina rya Yesu nasomye ijambo rirambwira mu gatabo k'umugenzi ngo niyo twasohotse mu isezerano ngo urongera ukaridutuza mukaririnda ngo ugagomeza gutegereza kugira ngo urebe uwo wapfiriye ko yongera gusubira mu isezerano. Haleluya mana we utugirire ibanga twongere dusubize mu masezerano yacu twongere tubabaragwa mu bwami twongere dutuzwe muri iryo sezerano turabigusabye wera turabigusabye mubyeyi mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo ntabwo turi abanyembaraga nta nubwo turi abahanga umunyembaraga ni wowe Kristo ni wowe duhamagaye ngo dushoboze kandi twambike kunesha utwambura imbaraga zose zatugenzeho utwambike umwambaro wo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo izina rifite imbaraga n'ubutwari izina rikumira izina ribaga izina ritwika izina ryubaka izina twaboneyemo gutsinda. Haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe turakuraritse ngo Uwiteka Nyiringabo ku muyobozi wa gahunda ubane nawe umushyigikire umwambike izindi mbaraga mu izina rya Yesu ibyamurasira muri iyi si y'umwuka tubifashe mpiri turabinanije mu izina rya Yesu turaguhamagaye ngo weho wera uhagararane nawe Uwiteka Nyiringabo mu izina rya Yesu Kristo uri buvuge ijambo nyemerera mwami w'abami umwambike gukiranuka neza n'imbabazi zawe bimugereho mu izina rya Yesu Kristo uwera wa Isirayeli ndasengera umuntu wese uri buremeye amateraniro ndasengera n'abatarakumenya ngo bigaragarize mu minsi mibi nk'iyi mu izina rya Yesu buri muntu wese Uwiteka Nyiringabo uri bwumviye impanda uyu munsi wa none ntiyinangira umutima. Haleluya haleluya Imana ishimwe Imana ihimbazwe tubohorere muri aya materaniro buri muntu wese akumve buri muntu wese yongera kumve buri muntu wese yongera kumve buri muntu wese yongera gukoreho buri muntu wese yongera yumva imirindi yo gutabarwa buri muntu wese yongera gutunge mwami Yesu umurikira hacuza umwijima yongera abane nawe twongere tugendane bushya wongere utubone nk'abana bawe turaguhendayenze turi muri aya materaniro karibu nakaze kukiri bukorerwe cyose muri aya materaniro ubane natwe uduhe kwera imbuto zikwiriye abihana uwo ari we wese ugera muri aya materaniro atuvomeho
mwami Yesu imbuto nziza agira ibyo asoroma agira ibyo acyura mana twe gutaha nk'uko twaje dutahane ubuntu bwawe dutahane imbabazi zawe dutahane mwami imbaraga twa aleluya haleluya mwami Yesu turaguhendahenze turi muri aya materaniro duciye bugufi muri uyu mwanya karibu nakaze kuri buri muntu wese ndatuje gutuza komeze kurema igikwiriye uko niko nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amina amina amena amen amen. Karibu Patrick nawe turagushimiye kandi turaguhimbaje umwanya uduhaye akanya kugira ngo tuze imbere y'ubwiza bwawe Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro uhoraho wahozeho kuva isi itararemwa kandi uzahoraho ibihe byose ntawakubanjirije nta n'uzaguheruka Mana. haleluya haleluya niyo mpamvu witwa Imana niyo mpamvu witwa ishobora byose ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'uyu mugoroba Mana nziza ntawe muhwanyije ubushobozi ntawe muhwanyije ubutwari mwami mu ntambara ni wowe ntwari ku rugamba ni wowe uneshereza abawe mwami niyo mpamvu tuje imbere y'ubwiza bwawe niyo mpamvu natwe mwami dufite inyota ya buri munsi yo kuza imbere yawe kuko mwami abaje iwawe warabagaburiye kandi barahaga kandi nta waje iwawe mwami ngo ataha atakubonye kuko uri Imana y'inyabuntu Imana y'urukundo rwinshi natwe turongeye turavuze ngo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Mana nziza haleluya haleluya himbaze Mana uruwera kandi uzaba uruwera uko wahoze kera uko wakoraga imirimo uko wakunze umwana w'umuntu kuva kera haleluya 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 urukundo rwawe ntirwigeze guhinduka ijambo ryawe riratubwira ngo uraduhetse ku mugongo wawe aho niho twibera ku mugongo wawe niho twibera maze biduhiga bikaza bikatura bikadushaka bikatura kuko turi ku mugongo wawe Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kandi ngo nuza turekura ijambo ryawe ngo wafashe mu kiganza cyawe ngo uzamurinde imbizi zari nazibuye haleluya 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 ntabwo uzigera umurekura ntabwo iby'isi bitatubasha ntabwo ari uko ari twe dukomeye ahubwo uko wowe ukomeye kandi uburyo udufashemo kuri Imana igira neza dukomeze nkomeze nanjye mwami we Mana we twabaho tukajya kuri twari we ufite amagambo y'ubugingo uko niko Petero yavuze ariko se twebwe muri kino gihe cyawe twava kuri wowe tukajya kuri nde ab'isi babuze amahoro ab'isi imitima yabo ifite agahinda n'intimba imitima yabo ifite guhangayika kwinshi none Mana twari utanga amahoro n'ubugingo twakuvaho tukajya kurinde Mana nziza twava kuri wowe tukajya kurinde Mana we ni wowe mpamvu tuje imbere yawe twagezeho turushye haleluya 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 wewe twagezeho bikari byawe kwibera mu nzu yawe data we ntabwo twabona uko tubinganya ntabwo twabona ukuntu twabigereranya kwibera imbere y'amaso yawe aho tureba ukatwishimira aho tureba Mana uyakire kwibera aho hantu data haleluya haleluya Mana twiringiye idakoze isoni tuje imbere yawe tuje imbere y'amaso yawe turifuza kugira ngo tubone turifuza ko Mana watugirira neza ukatwishimira nawe ibindi byose wabireka ariko ukatwishimira muri uyu mugoroba ukatwandika mu gitabo cy'ubugingo mwami we uri mwiza nawe ibindi byose wakuvuga bugacya bukira nawe ibindi byose wabireka Mana ukatureba
Mana ukareba uburyo turi abanyantege, ukareba uburyo turi abanyaminwa yanduye, izo ngizo ukazirengagiza ukaduha umugisha. Mwami we twanezerwa, mwami nta munezero waturutira yuko twishimiye yuko unezerewe imitima yacu. Mana twabonye neza yawe, Mana we utugirire neza muri aya materaniro, ugire neza ubwoko bwawe, uhagarare muri twebwe mwami. Ntabwo turi abahanga, nta nubwo mwami, nta nubwo tuzi kubona, ntabwo tureba kure, ariko we Mana uzi iby'imitima yacu yifuza, uzi ibyaduhaza, uzi mwami ibizakubaka ubugingo bwacu, uzi mwami ibizadutera imbaraga mu rugendo. Mwami we uzi mwami ibyahindura imitima yacu, uzi ibyahindura ubwoko bwawe. Turasabye kugira ngo Mana uhagarare muri twebwe, maze utugaburire, maze mu izina rya Yesu Kristo umwuka wawe wera akoresha ubwoko bwawe, akorere muri twebwe mwami. Twe kwikoresha, twe gukora nk'abanyamubiri, ahubwo dukore nk'abanyamwuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ijambo ryawe riganza imitima yacu muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo Mana uhagararane n'umuyobozi, ukorere muri we, umubwire ibyo agomba kuvuga mwami mu izina rya Yesu Kristo. Umuhereze ubushobozi bwose uturutse iwawe mu ijuru, maze umugirire neza. Kandi mwami n'abaririmbyi bagirire neza, ndetse n'umuvugabutumwa umugirire neza. Mana natwe turicaye turindiriye icyo ugiye kuvugana natwe, umugisha wawe ukwire muri twebwe. Tubyambaje tubyizeye yuko bidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Amen, 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 amen. Haleluya. Murakoze, Imana ibaha umugisha, mwamini ndetse na Patrick, ariko n'abandi mwese muri hano mwahageze mwatwaranye, tubasabiye umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ibaha umugisha. Ndashaka Patrick, niba madamu wawe, umuntu ndi kubona hano witwa Janine Zawadi, ni madamu wawe? Irindi zina rye sindizi buriya. Oya nuwo bitirana, uyu nuwo bitirana. None muri kumwe we? Narindi hasi ari hejuru hamwe n'abana, ariko biroroshye kumubona. Ubuse ko numvaga hari indirimbo iri kumfasha, mushobora kuyibasa. Ntabwo ari muri zimwe zanyu mwahimbye, ariko niyo mu gitabo, kandi nzi ko muzi kuziririmba. Indirimbo yo mu gitabo ya 271 ivuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mu ijoro. Iyo ndirimbo mwayindirimbira. 271. Mwayindirimbira, mwamugize neza. Yego murakoze, reka tuyiririmbe nyuma y'amasegonda make. Yego. naboneka aratubwira. Abahageze dukomeje kubashimira, turabanezerewe n'ukuri. Ndabona dufitemo n'abashyitsi. Abashyitsi ni umugisha ngo barishe umuntu imbuto. Turabashimira cyane tubikuye ku mutima. Munyikirize rega, ubu ngubu mukanya turabakira. Waje? Twaje turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Turabikirije kabisa. Ngaho karibu cyane. Ngaho ngiricyo wanshatseho, mwami kuza kumfira, benako
kageni mwami none ubu naranyuzwe ngaho icyo wanshatseho mwami kuzakumvira benako kageni mwami none ubu naranyuzwe. Reka turirimbe amen. indirimbo ya 271 no gushimisha, mu gushimisha Imana. Tugendane n'abafite ibitabo by'indirimbo twumva ubwiza bw'Imana. ariko nibaririmba bose birajya bigorana byiza. ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye. ubwo azaza hamagara amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo, nibwo nzumva izina ryanjye nkitaba. ubwo azaza hamagara amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. uwo munsi azazurwa abapfiriye, iyo bave mu bitura nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. uwo munsi azazurwa abapfiriye, Mana we uhimbaze Kristo we, bave mu bituro ushimwe bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. ubwo azaza amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. ubwo azaza hamagara amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera, bize ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisayama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera, ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisayama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, iyo maze imirimo yo mwisayama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. ubwo azaza
amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwazayo amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwazahamagara amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Muhabwe umugisha mwinshi. Niba basabira umugisha kabisa. Amen. Turawubasabiye kandi muwakire mu izina rya Yesu. Amen. 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 Iyi ndirimbo yambayemo kuva mu gitondo aho nagiye ngenda mu kazi nagiye nyiririmba. Ngera igihe nyine njya kubaziririmbye nabwo ndazumva ngeze mu rugo njya mu gitabo numva ntari kurangira n'ubu ntararangira. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mu ijuru ngo habaye urya munsi mwiza uhebuje ngo abakijijwe bo mu isi bose ngo bazamwitaba ngo abakoranirize mu ijoro rye. Imana ishimwe. Amen. Azadukoraniriza ntabwo ari muri sare rukumva, ntabwo ari muri stade, ni mu ijuru. Imana ishimwe. Ariko mana yanjye ko numva tutari kumwe bimeze bite ko? Turi kumwe n'ukuri. Mwagira ngo nimwe muhari gusa n'ukuri nimunyikirize. Amen. Amen. Abantu bazumva ko Imana izadukoraniriza mu ijuru hamwe ubu ngubu. Haleluya. Imana ishimwe. Ukuri uriya munsi Imana twakoreye, Imana twizeye, Imana twabaye imbere, Imana yaduhamagaye izadukoraniriza mu ijuru hamwe kandi ntabwo bizagarukira, izaduhemba. Amen. Amen. Kandi igihembo izaduhemba kiruta ibindi bihembo byose mwahawe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ibihembo izaduhemba nta muntu n'umwe nubwo mwahawe ibihembo bitandukanye, nta muntu uraba igihembo nk'Imana izaha abayizeye, abayibaye imbere bakayemerera, izabahemba, izabageza mu ijuru ibahembe. Noneho ngo n'abarize ngo izabahanagura amarira. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Abarize ubu barize ubu ngubu, ariko nibagera mu ijuru Imana izabahanagura amarira. Haleluya. 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 Noneho nari kuvuga byinshi. Iyi ndirimbo yose ibice byose uko ari bitatu byose ndabigutuye nawe bigufashe mu izina rya Yesu. Ntabwo nakwirirwa mbisubiramo twatahira hano nyine, twatahira muri iyi ndirimbo kuko iri kumfasha cyane. Amen. Amen. Reka iminota iri kugenda yiruka. Abayobozi bacu Mama Betty na Papa Axela na Mama Axela ariwe abayobozi, aba nibo bayobozi b'aya materaniro bundi. Aba ngaba ni abayobozi banjye, ni abayobozi bacu twese, ariko mu kanya bari bafite abashyitsi, sinzi niba baba wenda babasezeyeho bakaba babonetse neza simbizi, ariko niba bataraboneka nta kibazo turanakomeza. Nari nifuje ko Mama
mama Axela Betty aramutse yabonetse yatwakira akatwakira twese, ariko aramutse ataraboneka nta kibazo nabikora nabyo. Imana ishimwe bapfa kuba babinyemereye. Haleluya. Amen. Amen. Rero amasaha kubera ko ari kwiruka kandi umwigisha wacu turashaka kugira ngo tuze kumuha umwanya. Ndamuzi, ndamukunda, atubwiriza neza, ni n'umuririmbyi nawe kandi ari hano ndabizi, kandi icyo namusaba ntabwo yakinyima. Ndabizi ko atari bubure kuririmba, afite indirimbo nziza. Niba aririmba imwe, niba ari buturirimbira imwe mu ndirimbo, niba ari buririmbe ebyiri, kubera ko ari ufite ni uyu munsi niwe ufite, niwe kapiteni w'ubwato. Niba yari yateguye indirimbo ebyiri, n'iyi ngiyi yongera yidusubiremo. Imana ishimwe. Ndabimusabye kandi ndabizi ko ari bubikore. Aze kuyidusubiramo kubera ko ndumva igikomeza kunkora ahantu. Rero reka mbereke kugira ngo tutarya umwanya tukaza gusigara twumva tugikeneye kumva ijambo ry'Imana kandi iminota twayiriye. Reka twakirane. Abayobozi nibaza cyangwa niba babonetse, niba yabonetse yazamura n'ikiganza nkabibona, ariko niba ataraboneka nabwo ntacyo, ndakomeza. Reka nakire ariko ntarabakira mwese kuko ndabakira. Ndagira ngo mbabwire ko tubishimiye, turabishimiye kandi turabakunda. Turabakunda kabisa bivuye ku mutima. Rero reka mpere kuri uyu muntu witwa Vincent Nkundimana. Abayobozi nibaza kuza nabo turabakira, turabaha umwanya tubakire. Vincent Nkundimana, wadusuhuza ukatubwira naho uherereye. Karibu, Imana iguhe umugisha. Aha, ndabona ashobora kuba ari busy. Reka wabonetse? Ndari muri mute. Reka dukomeze. Celestine Mbarushimana, nawe niba uri hafi rwose wadusuhuza, hanyuma mwene data naza kubona. Yesu ahimbazwe. Amazina yanjye ni Mbarushimana Celestin, ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Wandaritse n'igihe nishimiye kubana namwe muri aya materaniro yanyu. Ngo ninde wakuraritse? Vianney. Imana imuhe umugisha cyane, nawe kandi uhabwe umugisha. Amen. Amen. Turabakiriye. Niba uri kumwe wenda ukaba ufite umuryango muri kumwe, mwese mwiyumve mwikaze. Asante. Asante. Jean Pierre we banza tumaranye igihe ariko ntacyo nadusuhuze, tumwakire. Shalom shalom. Shalomeka. Abaramukije amahoro y'Imana abane namwe, nishimiye kubana namwe kuri mugoroba. Imana duhane umugisha. Amen. Murakoze cyane, turabakiriye. Amen. Turi kwihuta. Mutabazi Alexis, niba wamyutinze ufungure ukure muri mute, hanyuma udusuhuze. Uri umuyobozi wanjye, waranyoboye mu cyumba, uri umukozi w'Imana, ibindi byo wenda urabyivugira. Ndakwakiriye kabisa. Niba uri kumwe na madamu mudusuhuze, niba uri wenyine kandi nabwo udusuhuze, nta kibazo, turakwakiriye. Karibu, kura muri mute udusuhuze. Amen. Amen. Ikoranabuhanga riragora, usanga ari bitoroshye. Ndabona kano kantu kameze nka mikoro k'umuneke, kameze nk'umuneke ushishuye kagifunze, biragaragara ko atarakoraho. Rero reka dukomeze.
tumanukiye hepfo gatoya, Nyirasafari Rosine, niba utwumva dusuhuze unatwibwire bya nyabyo. Tuguhaye ikaze utwibwire udusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Nitwa Uwera Rosine Nyirasafari, ndi umuririmbyi wa korali Salemu. Mbonye linki nyine ku rubuga rwa korali, ndavuga ariko wakwinjira agasenga ko ntacyo biba bitwaye. Rero nifuje guterana namwe, bindi Yesu aduhaze ibyiza. Ndi umunyamasengesho. Imana ibagirire neza. Imana iguha umugisha. Buriya linki ntiwayibonye kuri reka ne kumuvuga, ariko hirwa kwahirwa. Yego birashoboka, ariko nayibonye ku rubuga rwa korali hari. Okay, ntacyo. Imana ibaha umugisha cyane. Uri mu Rwanda? Yego ndi mu Rwanda, ni kuri korali Lebanoni yayisize ku rubuga rwa korali Lebanoni. Ubwo wasanga baziranye na Kristo. Sawa, Imana ibaha umugisha. Turabakiriye cyane, hanyuma turakomeje. Reka twakire Patrick na madamu we, nubwo mu kanya bari kuturirimbira, ariko wongere badusuhuze. Turabakunda, karibu. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo nabe muri mwebwe. Amen, amen. Amen. Na madamu nadusuhuze, ntacyo bitwaye. Arahuze. Ari mu cyumba cyo hejuru, nkaba mu cyo hasi, yari kimwe n'abandi bana. Okay, murakoze cyane. Abana bacu ubwo ngubwo rero ntabwo turi kumwe, murabyihanganira. Oya, nta kibazo rwose. Ibyo agomba gukora yanabikoze, kandi turabizi umumama ntabwo biba byoroshye. Twakiriye Uwera Dusabe we, turakwakiriye. Ni ukuri turakwakiriye cyane. Tuguhaye ikaze dusuhuza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Amen. Amen. Shimiye Imana cyane. Umpaye umwanya wo kuba mpari. Namwe ndabashimiye, katugira mu materaniro meza. Urakoze cyane, wakoze kuza. Imana iguha umugisha. Uyu wari mu Buholande, ku batabizi nawe turi kumwe mu Buholande. Ni uwacu, ikaze cyane, turakwishimiye. Twakiriye umuntu witwa Uwimana Vestine. Nawe twibwire, udusuhuze unatwibwire, karibu. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Yesu ahimbazwe cyane. Ndi mu Rwanda, nararitswe na stati ya Fisto. Imana imuhe umugisha. Nishimiye kubana namwe muri aya masengesho. Imana ibaha umugisha cyane, natwe twishimiye kubana namwe, kandi turabanezerewe cyane. Iyi linki ntigihinduka n'ubutaha rwose. Mujye muza dusenge Imana, niwo mushinga wacu. Yego, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Amen. Ndabona amasaha ari kugenda, ariko abantu bari kujya baza bakongera bakagenda. Sinzi uburyo bari kugendamo. Bari kujya bagenda, ariko ntacyo, ubwo nyine niyo minota bari bafite. Reka dukomeze. Tugiye gukomeza kugira ngo tuze kubona umwanya uhagije, ariko reka nongere numve niba abayobozi banjye bataraboneka. Niba babonetse nabo twabakira, hanyuma tugakomeza. Niba bataraboneka kandi ubwo ntibaraboneka. Amen. Amen. Reka tugiye gukomeza, hanyuma umwanya wacu turawukoresha neza kandi biragenda neza, nta kibazo. Reka umukozi w'Imana Fisto, ndabizi ko hari, reka tumwakire abanza dusuhuze, ahumeke nawe tumwumve,
rwose adusuhuze, hanyuma mu kanya namara kudusuhuza ndasenga hanyuma afate gahunda akomeze atubwire cyangwa se atugezeho icyo Imana yasize ku mutima we mu buryo bwose ari bushoboze. Ariko na ya ndirimbo yanjye ntabishobora ariko ni ugusaba aze kuyiririmba. Karibu Fisto. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuje. Amen, amen, amen. Amen. Murakoze cyane, turabishimiye kabisa kandi turabakunda. Amen. 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 Reka dusenge, amasaha yari kwihuta, abandi barajya baza, wenda hari ubutwo bakirimo baraboneka baraza, ariko n'abahari barahagije. Imana ibaho umugisha. Kadusenge. Imana mu izina rya Yesu turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kandi Mwami Imana tugarutse imbere yawe n'ubundi tuvuga ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza Mwami Yesu, wabanyemo natwe kuva dutangira n'isaha uracyari kumwe natwe, kandi turabizi kubana natwe kugera dusoje, ndetse unakomerezeho Mwami, kuko nta munsi n'umwe utajya ubana natwe. Turasenze mu izina rya Yesu ngo uyu mwanya tugezemo mwiza tugiye kumva ijambo ryawe. Mu ijambo ryawe niho tuvuganira nawe Mwami, niho uvuganira natwe, niho tubwirira icyo dushakaho Mwami. Turasenze mu izina rya Yesu ngo uyu mwanya mwiza udasanzwe uruta indi myanya yose twabayemo Mwami. Turasenze ubu umwanya mwiza, ubu umwanya w'umugisha mu izina rya Yesu kuri buri muntu wese wateraniye hano, kuri buri muntu wese wigomwa umwanya we Mwami akaza hano imbere yawe Mwami. Turasenze ngo umugisha wawe umubeho mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zimuzeho nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Mana we, ibyo ari byo byose byamunaniza Mwami bigatuma acogora muri uru rugendo, turasenze mu izina rya Yesu Mwami ngo bikureho kubera ko yaje imbere yawe. Ibimunaniza byose turasenze ngo bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'imbaraga nyinshi, Mana y'ubutwari n'ubushobozi, ni wowe twizeye, ni wowe twiringiye Mwami Yesu. Ntabwo twiringiye ubwenge Mwami, ntabwo twiringiye abakomeye, nta nubwo twiringiye amafaranga dore ko ari ntayo, ariko n'abayafite Mwami bagiye bagenda amafaranga bakayasiga kubera ko Mwami amafaranga Mwami nta kintu yakora ngo akize umuntu, ariko wowe waradukijije. Udukiza mu buryo bubiri, udukiza imbaraga z'umwijima, udukiza Mwami ibyaha, udukiriza ubugingo Mwami. Uyu munsi wa none turi bazima mu buryo bw'umwuka, turi bazima Mwami. Wadusanze ahantu twari dupfiriye, twishwe n'ibyaha Mwami, tutagira ikintu na kimwe, twebwe twiyumva ko turi abantu badasanzwe, ariko ntacyo twari cyo, ahubwo Mwami Yesu ni wowe ufite imbaraga zose zibasha gukura umuntu mu mwijima. Turasenze ngo uyu mugoroba iri jambo ryawe mwene data agiye kutugezaho, agiye kutuganiriza, rigira imbaraga. Kandi Mwami Yesu, iri jambo ni byiza ko Mwami iyo umuntu agiye kuriganiriza abantu kugira ngo ribafashe, nawe ribanza rikamufasha mu izina rya Yesu. Turasenze ngo iri jambo rirusheho kugira imbaraga muri we, iri jambo ryawe rigira imbaraga muri twe twese abari hano bagiye kuritegera amatwi mu izina rya Yesu. Mwami ukora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye kuko uri Imana yo kwizerwa, tuguhaye icyubahiro. Ngaho Mwami umukoresha iby'ubutwari, kandi umwuka wera w'Imana abane nawe, natwe twese ubwami bwawe buze hagati muri twe, ukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ishimwe nibikomeze bibe byawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu Festo. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Sinzi nimba murimo kunyumva neza. Turakumva neza cyane. Okay. Mani bahereza umugisha. Ndabasuje mu izina rya Yesu, haba bari mu Rwanda, nabonye hari abo twakoranye buje, hari abo twabanye Gisenyi, ndabasuje mu izina rya Yesu, Valence ndetse n'abandi benshi cyane turi kumwe aha ngaha bemeye ubutumire bw'Imana. Ntabwo ari ubutumire
bwacu, ahubwo ni ubutumire bw'Imana no kuza kumva ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana y'amahoro ibahereza umugisha mwinshi cyane pe. amen. Imana ishimwe. Amen. Hari impamvu rero yatumye mu bantu benshi cyane Imana iguhitamo kugira ngo ufate iyo link uyifungure winjire tube turi kumwe aha ngaha. Uko biri kose hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe, hari icyo Imana ishaka kubwira, hari icyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe. Biba bisaba kugira ngo utege amatwi kugira ngo wumve icyawe ugikuremo. Uyu munsi rero turaza gusoma ijambo ry'Imana, ariko n'icyo bansabye nituza kubona hari umwanya turaza kuza kugikora nta kibazo. Amazina yanjye ndamanza nivuge, nitwa Ndayisaba Fiston, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri, ntuye hano Finlande mu mujyi wa Helsinki. Imana ibahereza umugisha, ndakijijwe, ndabihamya, ntabwo ari byo gushidikanyaho. Yesu yarambabariye, Yesu yarankijije, Yesu yampaye agakiza. Ibyo nibyo tujya twirata, ntabwo tujya twirata ibyo twagezeho, ntabwo twirata abo turi bo, ntabwo twirata aho turi, ahubwo twirata gupfa no kuzuka bya Yesu byaduhindukiye agakiza. Twirata umurimo wa Yesu waduhinduye abo twari turi bo mbere, ukaduhindura kuba abana b'Imana, tukarushaho gushushanywa na Kristo no guhora dusa nawe mu mico no mu myifatire ndetse no mu bindi. Imana ishimwe. Sinzi nimba muri kunyumva neza ko Turakumva. Okay, Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Rero Valence, Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane nawe watuyoboye ndetse n'abatugiriye icyizere, Mama Betty ndetse na Papa Alexis. Imana ibahereza umugisha. Si ubwa mbere ngira ngo no kenshi cyane tuje aha hantu dukunda kuba. Munyemerero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Nubwo tutaraza gusoma iki gice cyose, ariko nicyo turi buze kuza kuganiraho. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 10 umurongo waho wa mbere kumanuka kugeza kwa 42, ariko byose ntabwo turi buze kuza kubisoma, ahubwo ni umukoro. Turaza kubinyuramo, noneho nyuma nituza gusoza amateraniro umuntu yaza gufata umwanya kugira ngo aze gusoma iki gice cyose, kugira ngo tujye twumva. Hari ibintu byateye by'abasatuzi muri kino gihe, umuntu afata agace gato, akarongo gatoya, akagakoramo ibyo bita ngo ni ugusatura, akavuga ibyo ashaka, akavuga ibintu bidahuye, ugasanga hari ukuntu uwo mwuka wagiye uradufata, utuma tugwingira cyane, utuma tudakura mu buryo bw'umwuka, utuma tudasobanukirwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ariko ni byiza gusoma neza ukumva ni iki kiri muri iri jambo, ni iki Imana yashatse kuvugana, ni iki Imana ishaka kumbwira njyewe. Ntubishyire ku bandi, ahubwo ukabishyira kuri wowe. Reka dusome, turajya dutaruka, ariko turaza kubisobanuraho, tubivugeho byose icyo bishatse kuvuga, uko Kristo yihishura mu ijambo ry'Imana. Turaza gusoma Yohana ibice 10 umurongo waho wa mbere, tumanuke tugere kuri 17, tuze kongera gusimbuka katwumve. Yohana ibice 10 umurongo waho wa mbere aravuga ngo, ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura, ni umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura izo zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. 17 twasimbutse. Igituma data nkunda, amen, nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Imana ishimwe cyane, ngo nshobore kubutanga kandi nshobore kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Ndongera aka kantu ndongera gasubiremo, twongere tukumva ngo igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Imana ishimwe cyane. Igituma data gukunda nuko utanga ubugingo bwawe ku bushake bwawe, kugira ngo ubwo bugingo bwawe wongere ubusubirane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Imana ihereza umugisha. Hari umuntu mu kanya umamagaye
arampamagaye duhurira ahantu anzaniye impano ampereza Bibiliya ijambo ry'Imana ndarikunda hari ukuntu risobanura ikinyarwanda cyane noneho umuntu akacyumva. Haravuga ngo igituma data ankunda ngo nuko nemera gutanga ubuzima bwanjye kugira ngo nzabusubirane, ngo ntawubunyaga ninjye ubutanga ku bushake bwanjye, mfite ubushobozi bwo kubutanga n'ubwo kubusubirana. Ayo niyo mabwiriza nahawe na data. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana niko havuga. Bene data, ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 12 umurongo waho, ibice 12 umurongo waho wa 24 naho hakavuga ngo ni ukuri ngo ndababwira yuko ngo kabuto k'ishaka iyo kataguye hasi ngo gapfe kaguma konyine, ngo ariko iyo gapfuye ngo kera imbuto ngo nyinshi, ngo ukunda ubugingo bwe ngo arabubura, ngo ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si ngo azarinda ageza ku bugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Nizere ko murimo kumva mikrofone kugira ngo tubane neza muri aya magambo y'Imana. Mu by'ukuri dusomye amagambo menshi cyane, ariko turaza kugerageza kubw'ubuntu bw'Imana, kubera ko twebwe ubwacu ntago byaturuka muri twebwe ngo tubashe gusobanura ijambo ry'Imana ngo nk'uko riri abantu babashe kubyumva, ariko kubw'ubuntu bw'Imana no gufashwa na Mwuka Wera, hari uburyo Mwuka Wera ashobora kuduhereza ibyo dukwiye kuvuga tukamenya ibikwiye, kuko niwe ubuzi ibikwiye imitima yacu. Dusomye amagambo agiye atandukanye, ariko iki gice cya mbere kugeza ahari ko ku cya 10 hatubwira ko Yesu ari umushumba mwiza ndetse akaba n'irembo ry'intama, umwana w'Imana woherejwe gukiza abantu kugira ngo ahinduke irembo ryiza. Yesu akoresha urugero rw'umwungeri w'intama, kuko abantu bo muri icyo gihe yakoresheje urwo rugero kugira ngo abantu babashe kubyumva neza. Urugero rwo kuba ari umwungeri, akaba ari we rembo ryiza, akaba ari umwungeri w'intama. Yohana rero ibice 10 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 10, Yesu akomeza agenda yerekana uburyo ari we rembo. Yesu aravuga ati ngo ndi irembo ry'intama. Ibi bishatse kuvuga iki kuri twebwe? Aravuga ngo intama. Haleluya, amen, amen. Okay, mwe ajya ambwira ko turi kumwe kugira ngo tubashe kubana. Bishatse ko intama za Kristo zumva ijwi rye, kandi ijwi rye zikamenya ko hari umwungeri ubashije guhamagara, hari umwungeri ubashije kuvuga. Intama zinjira mu rugo rwazo zinyuze ku irembo rimwe gusa, pana amarembo abiri, zinyuze ku irembo rimwe. Iryo rembo izo ntama zinyuramo ni irembo rimwe, ari ryo Yesu Kristo. Yesu avuga ko umuntu wese ushaka ubugingo bw'iteka agomba kunyura kuri we. Amen. Cyane. Nta bundi buryo bwo kugeza ku Mana uretse kwizera Yesu Kristo, ko ari we rembo rizima ryonyine rishobora kukugeza ku Mana Data. Kubera ko twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ukuri ndababwira yuko ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ari ryo Yesu Kristo, atanyuze kuri Yesu Kristo, ngo ahubwo ngo akurira ahandi, ngo uwo ngo ababaye umujura, ngo uwo ni umunyazi. Akinjira aseseye, atari Kristo wenyine, atari we nzira y'ukuri n'ubugingo kuri Yesu Kristo. Uwo nguwo abaseseye kandi ntago abasha kugera ku Mana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12 haranditse ngo kandi ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ngo ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo atari izina rya Yesu. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nta wundi agakiza, mu yandi magambo, kandi nta handi hari inzira nzima dukwiye kunyuramo
atari kuri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Imana ishimwe cyane. Abajura n'abambuzi bavugwa ni abantu baza bayobya abantu, bagashaka kugoreka ibintu by'Imana, bagashaka kubivuga uko bijya gusa nyine n'iby'Imana, bakaza bambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana. Aba bantu dukwiye kubasobanukirwa. Nta kindi kintu gishobora kuba dusobanurira uretse Mwuka Wera twahawe nk'umufasha, uretse Imana n'umwana wayo. Aba ngaba nibo Bibiliya igenda ivuga ngo abajura n'abambuzi. Abo ngabo bagiye basesera bakinjira batanyuze kuri Kristo, bagakora ibijya gusa n'iby'Imana nyamara atari iby'Imana. Dukwiye kubirinda. Bagamije kugira ngo badutandukanye n'Imana, ubusabane bwacu bwangirike. Ikintu dukwiye kumenya muri uyu murongo, Yesu yaje kugira ngo abantu babone ubugingo bwuzuye, apana bw'igice. Yaje kugira ngo abantu babone ubugingo bwuzuye, ariko babubone banyuze mu nzira, banyuze mu irembo ari ryo Kristo, banyuze mu kwizera umurimo wa Kristo, banyuze mu kwizera gupfa no kuzuka n'umusaraba wa Yesu kugira ngo bibahindukire agakiza. Bene data, ibi bintu birakora, cyane. Ko nukuri Yesu yaje kugira ngo adukure mu cyaha, adutandukanye n'icyaha, adutandukanye n'ibyaha, adukure mu rupfu, adukure mu mwijima uteye isoni, aduha ubugingo buhoraho. Binyuze rero mu kumwizera, binyuze mu kwizera wa murimo we, binyuze mu kwemera kunyura mu nzira ye, binyuze mu kwemera kunyura mu irembo rye. Imana ishimwe cyane. Iri rembo abantu barinyuramo, mu by'ukuri iyo ujya utangira urugendo, iri rembo bigaragara nk'aho rigoranye, n'inzira ifunganye, kandi abantu bayinyuramo ni abantu bakeya cyane, ariko iherezo ryayo ni ryiza cyane. Ariko irembo rijya ikuzimu rirafunguye cyane, abarinyuramo ni benshi cyane, ariko iherezo ryayo bigaragara nk'aho ari ryiza iyo mu itangiriro, ariko iherezo ryayo ni ribi cyane. Nicyo gituma dukwiye kumenya, tukavuga ngo dukwiye kunyura mu irembo ari ryo Yesu Kristo, ariko kumwizera, kwizera umurimo we yakoreye igorogota. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 havuga gute? Ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, ngo akadukuramo, ngo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda, ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, kuko yadukijije ubutware bw'umwijima. Ubutware bw'umwijima Imana yadukijije, yabudukirije muri Yesu Kristo, imuhanira ibyaha byacu, ifata ibyaha byacu byose ibihanira Yesu Kristo. Kubwo kumwizera iduha gukiranuka kwa Yesu Kristo, kugira ngo tubeho ubuzima bwo guhora dutangira gusa na Yesu Kristo. Njya mbabwira akagakiza bene data, akagakiza n'urugendo, si ikintu umuntu yinjiramo ngo ahita akura ngo agere ngo ni nk'inzu, ni nko gufata inzu. Ntabwo inzu ntabwo wayubaka ngo ufate fondasiyo ngo uyubake ushireho gusakare, ushireho amadirisha umunsi umwe ngo birare bigize. Ntabwo bikunda. Ushireho fondasiyo, ejo ugashyiraho amatafari, ejo ugasakara, ejo ugashyiraho. Uko niko tugenda turushaho gusa na Kristo. Iyo twakiriye agakiza tujya mu cyiciro cyo kuba turi abana, ariko ntabwo aha hantu ariho Imana idushaka cyane. Ishaka kugira ngo dukure, tuve ku mpinja, tube abana, tuve ku bana, tube ingimbi, tuve ku ngimbi, tube abantu bakuru, tuve ku bantu bakuru, dutangire tuba abapapa, tubyare, dutangire dutange inkuru nziza y'agakiza ka Yesu, dutangire dutange ubuzima bwa Yesu Kristo yaduhaye. Ntabwo Kristo ashaka kugira ngo dukomeze tuba abana, kuko aka kanya ubyaye umwana agakomeza gukora ibintu by'umwaka umwe kandi afite imyaka 10, byakubabaza cyane. Ariko dore ahantu dupfiriye, dore ahantu abantu benshi cyane bapfiriye, ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bakigumira aho ngaho, ntibashaka ubusabane n'Imana, ntibasome ijambo ry'Imana. Wakura gute?
biragoye cyane. Niyo mpamvu uko tugenda turushaho kwegera Kristo, uko tugenda turushaho kumwegera, tumwegera dusoma ijambo ry'Imana, tumwegera dushaka ibihe byo gusenga, tumwegera dufata ibihe byacu tugasabana na Kristo. Kandi gusabana na Kristo si ukujya kuvuga amagambo numvanye kanaka ngo nyafate mu mutwe ngo ngende nsenge nk'uko asenga. Oya, vuga ibyawe, vuga imvamutima zawe, ubwira Imana irakumva. Ntabwo bisaba kugira ngo ugende uvuga ibintu uko wabyumvishe kuri YouTube, ugende uvuga ibintu uko wabyumvanye kanaka, uko wabyumvanye umukozi w'Imana uburyo asenga ngo bari kujya gusenga. Oya, senga ibintu biri kuri ku mutima, koko usabane n'inshuti yawe Kristo. Kristo arakumva, Kristo arakora. Ibi bintu birakora, ubuzima bujya buhinduka, ubuzima bw'umwijima bujya buhinduka ubw'umucyo iyo umuntu yemeye guhindukira akavuga ngo ndashaka gutumbira umushumba mwiza, ndashaka kujya mu irembo ryiza rya Yesu Kristo, ndashaka gutumbira umusaraba, ndashaka gutumbira umwana w'intama woherejwe gukiza abantu, ndashaka kumutumbira nkanyura muri iri rembo nkaba intama ye, kugira ngo igihe nsenze ajye yumva ijwi ryanjye, igihe nakandi ajye anyumva. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Yesu ni umushumba mwiza, ni umushumba mwiza, atandukanye n'abashumba bo mu isi. Haleluya, haleluya. Atandukanye n'abashumba bo mu isi. Kristo ni umushumba mwiza, umushumba mwiza ukunda intama ze. Imwe izivunitse ngo ajya azunga, ngo izibabaye ngo akazunga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Izivunitse arazunga, izi zimiye akajya kuzishakisha iyo zazimiriye kugira ngo azigarure mu rwuri. Yesu ni umushumba mwiza, ni umushumba mwiza. Yarabivuze, aravuga ati ngo ndi umushumba mwiza, umushumba ngo yemera gupfira intama ze. Ibi ngibi ntabwo ari amagambo, byasohoye igihe yemeraga kujya ku musaraba, akambara akamero k'umugaragu w'imbata, akemera kwambara ubusa, agakubitwa, agacirwaho amacandwe, akababara, akambara ubusa. Rwa rusengero bubatse imyaka myinshi cyane, akarwubaka mu minsi 3. Ku munsi wa gatatu akagira iki? Akazuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Uru rusengero yarugezemo ngo rwari rurimo imyanda myinshi cyane, ngo asohora ibintu byose byarimo, ngo arangije ngo arababwira, ngo abwira abayuda, arababwira ati ngo uru rusengero, ngo ndababwira ukuri ko uru rusengero nzarwubaka mu minsi 3. Iminsi 3 yasobanuraga ko azapfa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Yesu ni umushumba mwiza. Aha rero niho yagaragaye ko ari umushumba mwiza wemera gupfira intama ziwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Muvugire ngo haleluya. Amen, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ariko kumenya Yesu, muri ibyo warangije aravuga ngo kumenya Imana si ukwibesha, kuyikurikira si ukuyoba, hari ibyo yakoze muri twe tutabasha kwibagirwa. Imana ishimwe cyane. Kuba twaramenye Imana ntabwo twigeze twibesha, nta nubwo twigeze tuyoba inzira turimo rwose. Umushumba wacu ni mwiza cyane, ntabwo ajya azimiza. Uyu mushumba mwiza ngo azi intama ze, ngo arazikunda, ngo ikirenzeho noneho ngo arazirinda, ngo azitangira ubuzima bwe. Ariko ibaze kwemera agatanga ubuzima bwe, akaduhereza gukiranuka kwe, kugira ngo dukunde tubeho. Amategeko yaraje biranga, ndetse n'ibindi byose kugira ngo byibuze tube abera ku Mana, kuko twari tumaze kugomera Imana. Icyo Imana yashaka, Imana imaze kurema Adamu na Eva, ngo yabaremeye paradizo. Imana yashaka kugira ngo tubeho mu mudendezo, tubeho muri iriya paradizo, tubeho mu buzima bwiza. Ariko Satani kuko ari mubi, aragenda yosha ngo umugore ngo yosha n'umugabo, umugabo aramwumvira, ngo barangije ngo bakora icyaha. Bikuraho bwa bwiza, bikuraho cya kindi Imana, hahandi Imana ishaka, bwa buzima Imana ishaka kugira ngo tubemo.
Imana ishyiraho amategeko ngo kubw'amategeko ngo turabyica, amategeko biranga. Ariko Yesu Kristo abona ko kujya duhora tujya gutamba ibitambo by'amapfizi ndetse n'ibindi byose, abona ko ibyaha byacu ngo byaratwikirwaga, nta nubwo byababarirwaga, ahubwo twajyaga ku batambyi mbere tukavuga ngo tugatamba ibyo bitambo, bakamanza gusuzuma umwana w'intama, bakareba icyo gitambo uzanye ko gikwiye, kandi icyo gitambo cyabaga gifite garanti y'umwaka. Nyuma y'umwaka ibyaha byarongeraga bikakugarukaho. Ariko ikibazo cy'akara twari turimo nkihana, ariko iki gitambo kikaba gifite garanti, kandi ibyaha ntibibe bibabariwe, ibyaha ngo bigatwikirwa mu isezerano rya kera bivuga ngo. Ariko Yesu Kristo ntabwo yaje aje gutwikira ibyaha byacu, ahubwo yaje aje kubikuraho, kubimaraho. Yaje aje kubibabarira kugira ngo umuntu wese uzamwizera azamuhereze gukiranuka kwe. Umuntu wese uzamwizera azamuha ubuzima bushya bubonerwa muri we. Amen. Ibyo azakora ntazabikora abitewe na kamere ye, kubera ko twebwe ubwacu twuzuye kamere, turi babi cyane, imitekerereze yacu ni mibi iyo Kristo atari muri twe. Ariko iyo Kristo ari muri twebwe adushoboza gukora ibikwiye. Iyo Kristo yamaze kugera muri twebwe atwigisha uko dukwiye kwitwara, atwigisha uko dukwiye kuvuga, atwigisha uko dukwiye gukunda, atwigisha uko dukwiye kuvuga. Ariko muri kamere yacu ntabwo bikunda. Ariko iyo tumaze kwakira Yesu Kristo ibi byose arabitwigisha. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko umuntu iyo yizeye Yesu Kristo ntabwo ari we ubukiriho, ahubwo Kristo ni we mugenga w'ubuzima bwe. Kristo ni we umuyobora, akamwereka inzira akwiye kunyuramo. Nabonye Patrick na madamu we yitiranwa na madamu wanjye. Ni karibu kabisa, ndabishimiye cyane. Imana ibahereza umugisha. Uko niko Kristo ahereza abantu bamwizera, bamwemeye, ngo icyakora bamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Abo ngabo kandi ntago bigeze babyarwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo turi urubyaro rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Abemeye kugendera mu nzira ye bakavuga ngo twemeye gutumbira umusaraba, twemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, turemeye. Ntabwo dushoboye, ahubwo Kristo nadushoboze. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Yesu ngo atangiye ngo kwigisha ku gice cyaho aho twasomye Yohana ibice 10 umurongo waho wa 19 kugeza ku 21. Haravuga ngo abantu ngo bamwe batangiye kuvuga ngo uyu muntu ngo afite dayimoni, abandi baravuga ngo aya magambo uyu muntu avuga ntabwo yaba afite dayimoni, ahubwo uyu nguyu ni umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko ibintu tuvuga cyangwa se ibyo dukora hari abantu batajya babyumva, bakavuga ngo ibi bintu ni igipindi. Ariko ibi bintu ntabwo ari igipindi. Ibi bintu birakora, ibi bintu byubaka ingo, ibi bintu bitanga ubuzima, ibi bintu bitanga ubuzima bwa Kristo mu bantu batabufite. Ibi bintu bitwigisha kubana n'abandi bantu. Abantu bavuga ngo agakiza ngo kazanywe n'abakoroni, ngo niyo mpamvu ngo Abanyafrika ngo twarayobye, ngo babizanye kugira ngo badukoronize. None ko dusengera mu bazungu, ko tubona abazungu buzura umwuka wera, ko tubona abazungu bavuga Kristo, ko tubona abazungu, abo ngabo bo ninde wabakoronije? Ibi bintu birakora, ibi bintu bitanga ubuzima. Uretse kubona umuzungu uri kuzura umwuka wera adatangara pe. Ni ukuri. Numva ndishimye cyane, numva ndanezerewe cyane. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi. Nazo zirankurikira. Imana ishimwe cyane. Amen. Bisobanura ko Haleluya. Amina. Umukristo nyakuri yumva ijambo ry'Imana, afata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana mu buzima bwe, agakora meditation, akavuga ngo iri jambo ni iki ryashatse kumbwira. Umukristo nyakuri iyo yicaye mu rusengero
akumva ijambo ry'Imana riramutsinze, ntabwo avuga ngo banyigishijeho, oya, aravuga iri jambo ryansinze. Yumva ijwi rya Kristo akarimenya. Umukristo nyakuri agira ibihe by'ibanga byo gusenga. Ntabwo asenga kubera ko bashyizeho umwanya wo gusenga ku rusengero cyangwa se korale cyangwa se ahandi hantu cyangwa se oya, agira umwanya wo kuvuga ngo nshaka gusabana n'Imana, nshaka kumva ijwi ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Kristo yasezeranyije ko uzamwizera azamuha ubugingo bw'iteka, kandi abazamwizera nta muntu ushobora kubakura mu kiganza cyiwe. Imana ishimwe cyane. Yesu ni umwami, Yesu ni umwana w'Imana, Yesu ni Imana. Niko muri Yohana havuga, haravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana, kandi ngo jambo ngo yari Imana, ngo yahoranye n'Imana ngo mbere na mbere, ngo ibintu byose ngo niwe wabiremye, ngo ndetse no mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitagize iki, nta na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Ibiriho byose ku isi byaremwe na Yesu Kristo, byaremwe na jambo. Ubu rero yahozeho, uyigeze yihishurira, arababwira ngo ndababwiza ukuri, ndababwiza ukuri ko nariho. Nigeze nihishurira Aburahamu, ndamwihishurira ngo nzandi mu ishusho y'umwana w'intama, ngo ambonye, ngo abonye umunsi wanjye, ngo aranezerwa cyane. Abayuda batavuga se, wowe wabayeho ryari? Wabayeho ryari? Ngo Aburahamu, ni muri Yohana ibice bya 8:56 haravuga ngo Aburahamu ngo sekuruza ngo yifuje ngo kureba ngo umunsi wanjye, ngo kandi ngo awubonye ngo aranezerwa. Ngo Abayuda ngo baramubwira bati ngo utaramara ngo imyaka ngo 50, ngo Aburahamu wamubonye ute? Ngo Yesu arababwira ati ngo ni ukuri ngo ndababwira yuko ngo Aburahamu ataravuka ngo ndiho, nariho. Ngo nuko batora amabuye yo kumutera, ngo ariko Yesu ngo arihishe, ngo arasohoka, ngo ava mu rusengero. Ibi byashakaga kuvuga iki? Yesu Kristo ubwo Aburahamu yajyaga gutamba Isaka, uwigaragaje yari Yesu Kristo, yaje mu ishusho ry'umwana w'intama mu mwanya wo gupfa rwa Isaka, ahubwo Yesu Kristo aba ari upfa. Ibyo byaba biri bifite icyo bishatse gusobanura, rwari urukundo rwa Kristo yashaka gusobanura yuko azaza kudupfira. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Ngo Yesu Kristo ngo amaze kwigisha ayo magambo yose, ngo abantu bose ngo batangira iki? Ngo batangira ngo kumwizera. Yohana ibice 10 umurongo waho kuva kuri 40 kugera kuri 42. Ngo Yesu yagiye hakurya ya Yorodani, ngo atangira ngo kubatiza abantu, ngo nubwo Yohana ngo atigeze ngo akora igitangaza, hari ibyo yakoze. Yaje ari intumwa itegura Yesu Kristo. Yesu Kristo ngo atangira ngo kubabwiriza, ngo abantu ngo barihana, ngo benshi cyane ngo barabatizwa. Bene data, twasomye ijambo ry'Imana ahangaha kuri uyu murongo waho wa 17 haravuga ngo igituma data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Igituma data gukunda nuko utanga ubugingo bwawe, ukemera gupfa ku bwa Kristo, ukemera gutanga ubuzima bwawe, ukemera kwitanga utizigamye kugira ngo ubwo bugingo bwawe ubusubirane. Iyo umuntu iyo umuntu akirebaho, ukireba ku mubiri wawe, ukirebaho wowe ubwawe, biragoye ko Kristo yakorera muri wowe. Birasaba kugira ngo witange, kugira ngo utange umubiri wawe nk'igitambo kizima gishimwa, hanyuma ubugingo bwongere usubirane inyungu nyinshi cyane. Kubera iki? Kuko wakunze Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana ibice 12 umurongo wa 24,
twahasomye haratubwira ngo ni ukuri ngo ndababwira yuko ngo akabuto k'ishaka iyo kataguye hasi ngo gapfe ngo kagumaho konyine, ngo ariko iyo gapfuye ngo kera imbuto nyinshi cyane. Ibi ngibi birasaba kugira ngo dupfe twiyegurire Kristo, tugire ubuzima bwo kwiyegurira Kristo kugira ngo tubashe kwera imbuto nyinshi cyane, kubera ko ku bwacu twebwe ntabwo twabishobora. Ariko iyo twemeye gupfa ntitugumeho turi twenyine, ntitugume twirebaho, Kristo tujya tubasha kwera imbuto nyinshi cyane, tujya tubasha gukora ibitangaza byinshi cyane ku bwa Yesu Kristo. Ntabwo bisaba kugira ngo haze abakozi b'Imana bakomeye, nibyo hari abakozi b'Imana Imana yahamagaye, ariko nawe ubwawe uri umukozi w'Imana, uri umwana w'Imana, ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuba warambikaho umuntu ikiganza agakira mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe utabikora ku bwawe, ukabikora ku bwa Yesu, ukabikora kubwo kwemera ko Yesu Kristo ari umwami, ari we nzira n'ukuri, ukemera igitambo cye, ukemera gupfa no kuzuka kwiwe, ushobora gusengera abarwayi bagakira, ushobora kubwira ikibazo cyawe uyu munsi wa none ukavuga ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, hagarara. Ushobora gutegeka uburwayi bugahagarara, ushobora gutegeka ikirere, ushobora gutegeka mu izina rya Yesu Kristo, ukabwira ibyo bibazo bikugoye ukavuga ngo ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, ibibazo nibihagarara, bigahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Dore ikintu cyatugoye nuko tudashaka gupfa. Ntabwo Kristo azakora umwanya uruta uwumuhereza. Niba usenga umunota umwe, uko niko Kristo azakora mu buzima bwawe. Niba usenga iminota 30, niko Kristo azakora mu buzima bwawe. Niba usenga umunsi wose, niko Kristo azakora mu buzima bwawe. Ariko niwemera gupfa ukavuga ngo ntabwo nkireba umubiri wanjye, ukavuga nubwo mvuye mu kazi naniwe, ariko ngomba gutamba iki gitambo, gasenga, gasabana n'umukunzi wanjye aya masaha 2, gasabana n'umukunzi wanjye, sintwarwe n'amafaranga. Bene data, ubuzima tubamo nubwo dukora tugakora amanywa nijoro, ariko ubuzima tubamo ntabwo bujya burenza imyaka 120 y'umuntu yaramye cyane, ngo burama igihe gitoya umuntu ngo agakenyuka bukarangira. Ariko ubuzima bwa Kristo tuzabamo buruta imyaka 120. Icyo nzi cyo nubwo turi aha ngaha pe, umva uzakora ibyo wikora, ugira ibyo wikora, wikoze hirya no hino, ariko hari imyaka utazarenza, hari imyaka izagera ikarangira. Ese utekereza iki nyuma y'iyo myaka wenda usigaje kuri iyi si? Numara gupfa, umaze kuva muri ubu buzima, bizagenda uzabahi, uzaba mu buhe buzima? Bene data, hari ubuzima tuzabamo abantu bemeye kumvira Yesu Kristo, ntibake mu yandi marembo, bakemera ko Yesu ari we rembo ryiza, bakemera guca mu nzira ifunganye, bakemera kuba intama. Hari ubuzima tuzabamo, hari ubuzima tuzabamo abakizwa, abakijijwe koko tutaryarya. Hari ubuzima tuzabamo abemeye gupfa, ntibarebe ku mibiri yabo, ntibarebe. Birarambye ngo ushaka kunkurikira ngo nabanze yiyange, ngo yange n'ibye byose, ngo yemere kwikorera umusaraba, ngo uwo nzamuha ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho ntabwo ushobora kubuhabwa utaremeye gupfa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iyo agati k'ishyaka ngo kagumyeho konyine, ngo iyo kagumye ari konyine ntabwo kakwera imbuto, ngo ariko iyo kemeye gupfa ngo kajya kabasha kwera imbuto nyinshi cyane, kajya kabasha kubaho igihe kidashira, kajya kabasha kubaho by'iteka ryose. Ndakwifuriza kugira ngo ubaka agati k'ishaka. Akagati k'ishaka kavugwa n'ingano cyangwa se tukagereranya nk'igishyimbo. Igishyimbo iyo gifashe ukagitera mu butaka kiragenda kigapfa, kikabura, ariko kigashibukana ibindi bishyimbo byinshi cyane. Imana ishimye cyane. Amen. Ariko iyo utaragitera mu butaka kigumaho ari igishyimbo kimwe cyonyine, ariko iyo kigiye mu butaka kigapfa, kikabora. Ibi bintu Umwuka Wera bibasobanurire, manza hari ndi kuvuga ibintu bikomeye cyane, ariko nzi ko ari umuntu uri kunyumva ahangaha. Niba ari umuntu uri kunyumva natere haleluya. Ndabizi neza ko ari umuntu uri kunyumva. Imana ishimwe cyane. Kwemera gupfa ku bwa Kristo,
kuko tugomba gushushanywa na Kristo tugasa nawe muri byose. Niba yaremeye gupfa akaba igitambo atarigeze gukora icyaha na kimwe, Bibiliya irambwira ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Byasabaga umuntu utarigeze gukora icyaha kugira ngo abe ari we uza kudupfira uwera, kugira muri we tubashe kubona ubugingo buhoraho, tubashe kubona gukiranuka kuzuye. Nimba yarapfuye, natwe dukwiye gupfa, tugapfa ku byaha, tugapfa kuri kamere, tugapfa ku ngeso, tugapfa ku bwibone, tugapfa mu kwireba, tugapfa. Imana ishimwe cyane. Amen. Yikoreye umusa raburemereye cyane, ngo yambikwa ikamba ry'amahwa, ngo arashinyagurirwa kubw'ibyaha byacu. Ntiyigeze yita ku cyubahiro yari afite kugira ngo aguhe ubugingo bwinshi cyane. Nicyo gituma dukwiye gupfa kubwe kugira ngo tubashe gukundwa nawe, kuko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igituma data nkunda ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Igituma data gukunda nuko wemera gupfa, ukemera gutukwa, ugasuzugurwa aho hantu uri, ukababazwa, ukemera kubyakira, ukemera guceceka kandi wari ufite ibyo kuvuga, ukavuga umwami wanjye. Ibyo ngiye kuvuga ntago yabivuga, ibyo nari ngiye gukora ntago umwami wanjye yabikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Kwemera gupfa tukemera gutumbira umusaraba, ugatumbira Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Ngo mu Kristo ngo akiva mu mudugudu urimbukiro, ngo agitangira gusoma ngo kiriya gitabo, ngo yahuye na mubwiriza butumwa, uko yagendaga gisoma ngo niko yumvaga ngo umuriro mwinshi cyane, ngo akumva akuvuga ni gute nakwikiza rwose, ni gute nakwikiza. Ngo ariko uko yakomeje kugenda aragenda yikoreye ibyaha, ngo ariko ngo ageze ku musaraba ngo niho byose byarangiriye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ku musaraba niho byose bijya birangirira. Iyo umuntu ageze ku musaraba niho abasha gukirira, niho abasha kwakira uyu munezero abisi batajya babona. Nubwo waba ufite amafaranga angana gute, uyu munezero ntiwawubona udafite Yesu Kristo. Nubwo waba ufite ubutunzi bungana gute, uyu munezero ntiwawubona utaremeye kwakira Yesu Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu munezero, aya mahoro Kristo ajya yahereza abantu bamwizera, abantu bemeye gupfa, abantu bemeye gutumbira Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Gupfa ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo Yesu niwe mushumba mwiza, ngiri irembo nemeye kuryinjiramo, nemeye kubabazwa, nemeye kwakira, nemeye. Yesu niwe rembo ryiza. Kandi winjiye muri iryo rembo ntajya abasha kwicuza, kuko Kristo winjiye kuri iri rembo, Kristo amuhereza amazi ye y'ubugingo, amazi adashira, amazi amara inyota. Imana ishimwe cyane. Amen. Niwe gakiza kacu, niwe byiringiro byacu, niwe ndirimbo yacu, niwe twirata. Nta kindi kintu tujya twirata Yesu. Tugitangira nababwiye ngo ntabwo tujya twirata ko dukomeye, ntabwo tunakomeye, ntabwo tujya twirata aho turi, ntabwo tujya twirata amafaranga, ntabwo tujya twirata abo turi bo, ntabwo tujya twirata abana, ntabwo tujya twirata abagore, ntabwo tujya ibyo ngibyo ntabwo tujya tubyirata, kuko ibyo ngibyo bijya bishira. Ariko hari ikintu kitajya gishira, tujya twirata ko Yesu Kristo yicaye mu mitima yacu, akaduha umunezero ukomoka mu gakiza ke, akaduha umunezero udashira. Amen. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyamuka mukiza wawe.
njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira. Imana ishimwe cyane. amen. Indirimbo ya 48 mu Gakiza ikavuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu, ngo ni ukuri. Agahamya ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshizemo ubutwari. Ubwo butwari yabunkizemo igihe namwakiriye. Imana ishimwe cyane. Arongera aravuga ku gice cya 2, murambabarira ngende umuririmbyi burankunda gusoma indirimbo ntari no kuririmba, umva ziramfashije cyane pe. Ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana ngo kubw'ubuntu narayihawe, ngo nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba yagukuyemo, ni ukugukura iyo hirya mu byaha akaguha agakiza ke. Ngo nsigaye mba mu murima we, ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru no kubwo kwemera gupfa, singumeho ndi njyenyine, nkemera gupfa kuri bino byose, nshobora kwera imbuto Yesu ashaka. Ubugingo bwiza twahisemo ni ugukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Mukristo wese ugeze mu irimbi ntabwo ajya aterwa ubwoba n'imisaraba ari kubona n'abantu baryamye, oya, ahubwo yumva yuzuye umunezero. Ariko umuntu udakijijwe yagezeyo atangira kugira ubwoba, agatangira Satani akamwereka bya byaha bye, akamwereka ko azarimbuka. Ariko twebwe kubaho ni Kristo, gupfa kuri twebwe ni inyungu zikomeye cyane, kuko tuba dusanganiye umwami wacu Yesu Kristo. Uturwanya ushize narabibabwiye, si twabarwanyije, kuko uyu mubiri nusa. Abarwanyije uri muri twebwe, niyo mpamvu tutajya turwana izo ntambara, tuzirekera Kristo. Imana ishimye cyane. Amen. Udukunda si twabakunze, abakunze uri muri twebwe. Igikundiro dufite tugikomora kuri Yesu Kristo, kuko twemeye ko atubera umushumba mwiza. Umushumba mwiza ukunda intama ze, utandukanye n'abashumba bo muri iyi si. Abashumba bo muri iyi si ntabwo bita ku ntama, ariko Yesu Kristo si umushumba wo muri iyi si, ni umushumba w'ijuru. Akunda intama ze, ngo iyo yazimiye ajya kuyishaka, arayishaka, kandi akayishakana urukundo rwinshi cyane, akongera akayunga akayigarura mu rwuri. N'urukundo rwinshi cyane, yuzuye urukundo, yuzuye impuhwe nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Niwe rembo ry'intama, niwe rembo ryacu, niwe soko nziza, niwe byirato byacu, niwe gakiza kacu, niwe munezero wacu. Iyo turyamye nimugoroba aratwihishurira mu mavu ya nimunsi, akatwiyereka ku manywa nimugoroba, mu bicuku bya nimugoroba akatwereka ineza ye. Iyo tubabaye araduhumuriza, akatuba hafi, akatubwira mw'abana banjye mwe, ni iki kibahangayikishije? Twubitse dushize hasi, arongera akatwubura, akatugaruza ineza ye, akatubwira ndi kumwe namwe. Iyo uburwayi buje ntabwo tujya twiheba, aravuga ngo no mu burwayi ndi kumwe nawe, no mu bukene ndi kumwe nawe, no mu gihe ubuze amafaranga ntayo kuri konte, ukareba hirya no hino ukabura n'uwo wanagura, ndi kumwe nawe. Amen. Uri mwiza cyane, uri mwiza cyane, ubereye mwiza. Yesu ni mwiza, bihebuje, imitima yacira bihamya, turaririmba ineza none kugeza iteka ryose. Umuntu Yesu yinjiye mu mutima we ahorana ibyishimo, ahorana umunezero. No mu gihe kitari icyo guseka araseka, abantu bagatangara, kubera ko Yesu ari we mushumba mwiza kuri we, kuko yemeye kwinjira mu irembo rizima, agatera umugongo abinjiye mu yandi marembo. Sinzi ibintu nimba biri kumvikana neza.
Yesu niwe rembo ryiza. Uyu muntu ahora yuzuye umunezero mwinshi cyane wa Yesu Kristo, kuko azi neza aho Kristo yamukuye mu butware bw'umwijima akamukuramo akamujyana mu bwami bw'umwana we akunda ari Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane ko mbona iminota mikeya. Imana ishimwe cyane. Amena. Haleluya. Ndagusabira kugira ngo wumve ijwi rya Yesu Kristo mu gihe nk'iki ngiki. Mu gihe nk'iki ngiki abantu bari kumva amajwi ya YouTube bagacanganyirwa, bakumva ibintu bipfuye, bakumva bigisha ndagusaba kugira ngo wumve ijwi rya Yesu Kristo akuganiriza rino joro. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndabikumenyesheje uyu munsi wa none ubimenye ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Igituma gukunda ni uko wemera gutanga ubugingo bwawe kugira ngo ubirane. Ikindi cya kabiri twavuze, igituma Yesu Kristo agukunda ni uko wemera gupfa, ntugumeho wenyine, ukemera gupfa kuri bya bindi byose n'ubukirebye, ndetse ukanabangamirwa pe, ariko ku bwa Kristo ukabangamirwa. Iri jambo ry'Imana ngo abo bose bapfuye bakizere batarahabwa ibyasezeranyijwe, ngo ahubwo babirebaga biri kure ngo bakabyishimira, bakavuga ngo turabashyitsi n'abimukira mwiza. Kubera iki? Uko bagendaga babatera amabuye ba Stefano, niko babonaga irembo rigenda rifunguka. Nta kintu byari bibabwiye, nta kintu byari bibatwaye, ahubwo babirebaga biri kure, ariko bakabyishimira disi. Imana ishimwe cyane. Imana ibahereza mwinshi cyane. Ndumva narekera ahangaha. Imana ibahereza umugisha, reka ducumbikire hano, n'ubundi by'Imana ntibijya bishira, birakomeza cyane. Ariko ntabwo aya magambo yose tuba twavuze, nta numwe tuba tugamije kugira ngo twemeze. Ntabwo twakomeza umutima wawe, ntibyashoboka. Nta muntu wakomeza umutima wawe ngo bikunde, ariko hari umwe wenyine ushobora kwemeza umutima wawe iri joro, akakubwira irembo urimo, cyangwa se ahantu winjiye, inzira winjiyemo ni ya Yesu. Niba atari garuka mu nzira ya Yesu Kristo aragushaka. Dore nguwo ari no ku rugi rw'umutima wawe gukomanga, ategereje kugira ngo ukingure. Aho urakomanga kugira ngo ukingure umutima wawe aze. Ikibazo uko wanze gufungura, ariko uyu munsi wa none fungura. Kristo niwe ushobora kwemeza umutima wawe, akakwemeza, akakubwira n'ibyo ntavuze, akakubwira, akagenda akakuganiza iri jambo, akagenda akarisobanura cyane muri wowe rikaba rigari. Imana ibahereza umugisha. Amen. Kadusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko waduhaye Kristo, turagushimye kuko wadusanze mu mwanda uteye isoni w'ibyaha udukuramo. Ibyo byose wabikoze kubw'ineza yawe, ntabwo ari uko twari tubikwiriye Mana. Turabizi neza ko twari babi, twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Mwami, kuko uri umutunzi w'imbabazi, waduhinduranye kuba bazima na Kristo. Uduhereza ijambo ry'umwuzuro, uduhereza ijambo ry'ubugingo Mwami, uduhereza Kristo kugira ngo ntitube turiho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bwe, tumubereho. Turagushimye Mwami Imana kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niribe rigari cyane mu mitima y'abantu bawe Mwami. Ugenda uribasobanurira, narisobanura nk'umwana w'umuntu, ariko wowe ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo kurisobanura nk'Imana, umuntu akaryumva nk'uko rikwiye. Ndabizi ko ntabwo ijambo rijya ripfa kumanukira ubusa, hari byinshi nari nateguye, ariko washimye ko ibi ari byo mvuga Mwami. Ndagushimye Mwami Imana kubw'ubuntu bwawe, ugira icyo ukora mu bantu bawe Mwami. Birashoboka ko hari umuntu waje hano afite ibibazo bigiye bitandukanye, aba afite ibyifuzo bitandukanye, abo nabo turabasengeye kugira ngo Mwami Imana muri aka kanya turategetse kugira ngo ugire icyo ukora, ugire icyo uhindura. Urakoze Mwami Imana, kuri kumwe natwe, udufashe ukatugira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Ni mumutunge ibiganza mumusabire umugisha mu izina rya Yesu. Ukuri Imana iguha umugisha pe. Umugisha wacu Kristo, Imana iguha umugisha cyane kabisa.
turafashijwe kandi ni ukuri nta zindi komantere ijambo ry'Imana ryumvikanye, ahubwo turanyuzwe n'ijambo ry'Imana. None kubera ko amasaha ari kugenda kandi nkaba mbona umuyobozi wacu yabonetse, ndagira ngo wenda tutaramuha umwanya ngo adusuhuze, atubwire amatangazo, anadusengere, anadusoreza. Hari abantu baje nyuma barimo Peace na Anita, ndumva ari abo ngabo baje nyuma, nabo biyumve mu ikaze. Hanyuma umuntu Zawadi Janine, niba ari Madamu Festo simbizi, ariko kuko numvise avuga ko yitiranwa n'uwa Patrick, sinzi niba twamwakiriye, ariko turamwakiriye nawe kandi. Muyobozi, Imana ishimwe ko mwabonetse, mwari muhuze ariko mwaje kuboneka, Imana yaciye inzira. Karibu, ngwino usuhuze iteraniro, hanyuma unaduha amatangazo, unadusoreze. Hanyuma Papa Sera nawe niba hari, nawe ubwo birumvikana araza kudusuhuza. Mbanze mbasuhuze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ibaho umugisha rwose, igicaniro kiraryoshye, ndanezerewe cyane mu mutima. Twagize umushyitsi uturutse kure cyane, bituma tutaboneka, ariko aho tubonekeye tubisanze bimeze neza. Yego. Kandi turanezerewe umutima, mwigisha rwose, turakumvise neza. Imana iguha umugisha, turafashijwe kandi ni ukuri Yesu araryoshye. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Ukuri nanjye ndabashuhuje cyane, Imana ibaho umugisha. Twari twifuje ko tuba turi kumwe 100%, ariko ntibyakunze kuko twari turi muri uwo murimo nyine, kandi nabwo twarimo dusenga, twari turi ku rusengero n'umushyitsi wari wavuye muri Kenya. Rero biba ngombwa ko aza no mu rugo, birumvikana ko kumwakira, kumuvana ku rusengero nizo mpamvu zatumye tutaboneka. Ni umukozi w'Imana ari hano mu rugo. Rero tuhageze dutinze mu rugo, ariko turashima Imana ku bwanyu. Ni ukuri Imana ibaho umugisha. Bene data, turabakunda kubw'imbabazi z'Imana. Dushima Imana yabazanye mu murimo w'Imana, ikabahamagara kandi ikaduhuza. Buriya nubwo hari abo tutarabonana, tubana gutya ku gicaniro, tutaziranye isura ku yindi, ariko mu mwuka burya turaziranye. Turashimira rero Imana yo mu ijuru yaduhamagaye twese kugira ngo dusenge, kandi turusheho noneho gusenga kuruta uko twasengaga. Nicyo nifuza. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri dushimiye umukozi w'Imana watwigishije Fisto n'umufasha we. Ni ukuri ni umugisha kuri twebwe. Turabakunda, n'abana b'Imana, ntabwo ari abakozi b'Imana gusa, oya, ni n'abana b'Imana bajya mu ijuru, ku buryo umuntu mubwira utiza ibicyuho, habonetse impamvu. Twari dufite umwigisha ariko agira impamvu ntiyaboneka. Dushimiye rero Fisto waduhaye umwanya agahagarara mu cyuho, kandi ni ukuri aya magambo byari bikwiye ko tuyumva. Rero iyo yigishije mba numva namuha n'ikindi cyumweru, arigisha nkumva ibintu bya Yesu biraryoshye, nkumva navuga ngo no kuwa kane ahubwo azagaruke. Fisto, ni ukuri ko Imana izajya igushoboza, ujye uzatuganiriza amagambo y'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Hanyuma